Okay, muraho neza mwese cyane. Muri uyu mwanya murabona ko nishimye mwese, ngira ngo mwabibonye. Hanyuma rero abakunzi banjye nabazaniye akantu, sinzi niba mukazi. Noneho ntago naje jyenyine, ibyo mwankoreye byose nabonye ari byiza, niyo mpamvu nagize ngo mbazanire impano. Ubwo wiyumva wese ko yagize uruhare mu kuzamura channel yanjye, akazamura TikTok, imbuga zanjye zose akaba yarazinyuzeho, kandi abo bantu ndabazi. Ni byiza rero ko muri iyi mpano namuzaniye, ni impano nziza. Hano mu Rwanda ngira ngo mu turere ibonekamo ni dukeya. Amajyaruguru ntabwo ibonekamo, iboneka ahantu bita mu burasirazuba. Murumva ko rero hafi aho mbazirikana kujya mu burasirazuba, nkamanuka nkajya kubazanira impano. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ko mbazirikana cyane. Okay, iby'impano rero reka tube tubishyize ku ruhande, kuko nabwo iraza gutangwa. Ufite amahirwe ni umuntu uri buze kuyifata, kandi ndamuzi. Ndamuvuga, mukomeze mukurikirane iyi video, ndaza kumuvuga. Hanyuma rero reka tumanuke gatoya, tuganire, twongere turebe ku bintu bibangamiye igihugu cyacu. Cyane cyane duhere mu bantu bigize Imana hano mu Rwanda, bari aho b'abanyamakuru. Abanyamakuru murabazi bose, bakora ku maradiyo ndetse n'abakora ku macano yabo, biha ngo bazamura impano z'abantu. Ariko ubugoryi bakora ntabwo murabizi. Yewe ntabwo njya mvuga ibidahari, igihari nkivuga nk'uko cyakagombye kuvuga. Nimushake muzajye munyita umwizerwa, kuko ndizewe ibyo mvuga. Ntabwo ndi muri ba bandi bapfa kuvuga babeshyaho, bakabeshya abantu bashaka views. Kabone jyewe nubwo mumbona ku mbuga, ntabwo nshaka kwigisha abantu, urubyiruko, cyane cyane imbaraga nkazishira mu rubyiruko, ndetse nkavugira n'abandi bantu hafi aho b'abakecuru badafite imbaraga zo kwivugira. Hari abantu, urubyiruko benshi muranzi, ariko kuba muzi ntabwo. Abasaza banzi ndakeka ari bakeya, sinzi impamvu mutabereka video zanjye. Abasaza bagira ibibazo, mukabapfukiranya, mukabashyira mu bitebo, mukaborosa hafi aho, mukabakingiranya mu byumba, bagifite ububasha bwo kuvuga. Ibyo byose rero nibyo umuntu aba ashaka kugira ngo biranduke, nk'uko bya bindi twigeze guhura nabyo byarandutse mu gihugu, bikarandukana n'imizi yayo byose. Reka ngaruke gatoya ku banyamakuru. Ugasanga umuntu yarabyimbye, bafite amafone meza bakura za Dubai ndetse no muri Amerika n'ahandi, ngo bageze iyo bajya. Amamodoka meza usanga ari bari kuyagendamo.
ngira ngo hari bazagira n'igihe cyo kugenda kugura indege, kuko umwuga bakora ndabizi ubahesha amafaranga, ariko ayo mafaranga ubaha ni nko gufata ingurube ukayishyiramo ibiryo, ntabwo ireba ngo ibiryo byaje gute, byakozwe gute, ahubwo yo irarya ikabirya ntiyibuke no kwisigariza. Ntabwo iba izi ko ejo izabaho. N'abanyamakuru rero ni uko hano iwacu hano mu Rwanda, ntabwo nafata urugero kubibyimbya cyane, wagira ngo ntabwo barezwe. Ukabahamagara kuri telefone uti mfite impano yo kuririmba, ugasanga imbwa ifite ukuboko ko gufata telefone gukanda gusa kagufata. Ibyo ntabwo byarenga n'umunota kugira ngo agufate, yumve ikibazo cyawe, abashe kugikemura cyangwa se abyihorere. Imbwa ikaryama, telefone iri kuyireba hariya, ntabwo ikabyihorera, ntabwo yagufata. Abaza uri igikisi, inzira wanyuzemo ugera aho ugeze ubu ntabwo wayitoraguye gusa, warayikoreye nawe. Niba hari abakurakaje wagiye ubona, kuki nawe wumva ko warakaza abandi bantu? Bana mu Rwanda hano bafite impano, ariko mushaka kugira ngo muzamura babahaye ruswa, cyane cyane igitsina kobwa, igitsina gore. Rabahamagara ruswa mu mwaka zirazwe. Ibyo ndabivuga ntarobanura abanyamakuru mwese mugiye mutandukanye ku maradiyo ndetse n'ahandi. Jyewe ubwanjye ndabizi, murabizi, bamwe muranzi benshi, ariko nanjye inzira, reka mbwire gato abantu bari mu byaro bazi ko bafite impano. Inzira banyuzemo zo kugira ngo babashe kugera ku rwego ruzima zitoroshe, bamwe bakagenda babireka kubera impamvu nk'iyo. Nanjye iyo nzira nayinyuzemo, narakoze ngashyiraho amayinite kuri telefone, ngahamagara abo bagabo ngo ni abanyamakuru. Ngira ngo hari n'umwe nigeze guhamagara inshuro 109 hafi aho, sinzi, ndakeka buriya yabaga aryamye, ntabwo yabaga anyitayeho. Gusa nari naramwohereje video yanjye ngafashe, yigira umuntu urenze cyane. Gusa nubwo afite aho yageze, nanze kumuvuga izina, ariko nawe ariyumva. Kuki mwanga gufata abantu bafite impano? Muzafata abandi. Ubusa ayo matelefone mwanga gufata kubahamagarira ikibazo cy'umuntu afite, cyangwa kugira ngo twubake igihugu, ukanga kumufata. Mushaka kuzajya babahamagara cyangwa mushaka kuzitaba Imana? Mwanze kwitaba abantu mu isi. Ariko nabyo, niba ubona ufite ubushobozi bwo kuba wakorera umuntu ukaba wamuzamurira impano, ariko ibyo byose ukabibona ukabyirengagiza kandi wari ufite ubwo bushobozi, nibaza impamvu Imana yaguhaye iyo mpano yo kugira ngo ugere aho ugera. Ariko ntacyo, nabwo niba ushaka kuzitaba Imana aba ariyo uzitaba, ntacyo, twebwe tuzakomeza
tuzakomeza duhangane. Urubyiruko ndabizi murahari, mufite impano, benshi barahari. Izo impano zigiye zitandukanye zo gukina amafilime, komedi, ndetse n'abaririmbyi ndabazi benshi kandi b'inshuti yanjye. Ariko ntimugacike intege, mukomeze muhatane, mugendere mu nzira imwe. Abacyumva bagishoboye kwitabaza abandi, mubitabaza, ariko nubona imbwa yanze kugutabara, uzashakishe mu mutwe wawe uburyo uzakora ukamurengaho, kandi ndabizi ibyo byose bizagerwaho. Icya mbere ni ukudacika intege, ugashyiramo imbaraga zawe zose. Kamanuke gatoya, manuke harya hepfo hirya gato ku gihugu cy'abaturanyi, igihugu nkunda cyane kimba ku mutima, igihugu cy'u Burundi. Muraho ariko abarundi mwese ndabasuhuje mu byubahiro byanyu. Cyane cyane reka mbanze nshimire umuyobozi wanyu Evariste Ndayishimiye, mu byubahiro byawe bwana perezida, ndagusuhuje kandi ngushimira uburyo bwiza ukora uyobora igihugu cya Burundi, dore ko icyo gihugu turi n'abavandimwe. Ariko mu Burundi rero sinzi aka kantu murakazi, njya numva ngo iwanyu haba ibiribwa byinshi, ni nko muri Edeni, niko njya numva ngo haba avoka, hakaba n'ibitoki byinshi n'imineke byose. Ariko umuntu niyo abarebye abona koko mwarariye, murya neza koko, mwese muri abantu b'abagabo. Reka nongere nsuhuza abakobwa bo mu Burundi ku bwiza bwanyu mufite, ni umwihariko ukomeye, ndetse hano muri ibi bihugu duturanye, ndetse no muri Afurika naho muza kuri iyo myanya, ku myanya y'imbere. Ariko ntabwo nagenda ntabashimiye ikinyabupfura mugira. Sinzi, ntabwo ndagira amahirwe yo kuba nakundana n'umukobwa waho iwanyu mu Burundi. Ariko iyi video rero nkoze, umurundi wa mbere uza kuyibona, shaka uburyo ayisharinga mu Burundi, kuko ndabakunda cyane. Ntabwo nshaka kugira ngo bizagarukire hano, nshaka kugira ngo muzantumire abarundi nze tuganire. Nabonye hari umuvandimwe nawe wigana Perezida Kagame, nuko hari nshobora kuba namwibagiwe izina, ariko muraza kunyibutsa muri comment. Nuzambonera nimero ye azayimpe kugira ngo nze tuganire, duhure. Njya mbona namwe mugera igihe mugira ibyishimo byinshi. Nzaza rero nanjye hagati aho nze tuganire, mbahereze ku byanjye. Ngira ngo hari ngize ayo mahirwe yo kugera mu Burundi, ni ubwa mbere naba mpageze, kandi ntabwo napfa kuvayo gutyo. Nagira icyo mbasaba,
cyane cyane ngasaba Evariste Ndayishimiye perezida wanyu nawe nubwo bisekeje gake ariko nta kibazo yamfashe akambonera umukobwa kaza tukubaka urugo tukubakana urugo tugatura. Ibyo byose rero ni bimwe bikenewe muri iyi si kugira ngo isi yacu igire amahoro ndetse n'ibi bihugu byacu bikomeze gutera imbere. Icya kabiri rero nabasaba mu Burundi, urebye ndi kumva ari byinshi, sinzi ko nabivuga byose ngo mbirangize. Hari indyo mufite y'umwihariko muteka, ngira ngo hari muri Afurika buri gihugu kigenda kigira umwihariko w'ikintu kigiye kihariraho, ariko namwe hari indyo muteka nuko ntari kuyibuka neza, gusa muze kuyinyibutsa nzava iwanyu mwayimpaye nayo, kuko numvise ngo iryoha cyane. Nahoze mvuga ku bijyanye n'ubuhanzi hano mu Rwanda, impano zirahari, ariko iyo usanze Abarundi uburyo namwe mukora mu bijyanye n'ubuhanzi, kuririmba, ndabizi ko hari abahanzi hano babona bakamanika amaboko, kuko umuziki wanyu urihariye cyane, uryohera amatwi, kuko kumva biba ari ibintu usa nkaho uri kumva birimo injyana nziza, apana babandi bagenda bakaritagura wagira ngo ni babarezi ba nijoro babyina mu mbuga z'abandi nijoro, wagira ngo babuze icyo bakora. Ni byiza. Mu Burundi nifuza kuzaza kuganira namwe mu minsi iri imbere, mukomeza kumfasha kugira ngo nanjye imbuga zanjye zizamuke. Abarundi rero murakoze cyane mwese, kandi ni byiza. Icyo muzumva mukeneye hano mu Rwanda mubyandike muri komenti mbibone, kuko nzaze mbizanye, kuko nanjye mfite icyo nzabasaba, dore ko nanakibabwiye ruguru, nakivuze icyo mbashakaho. Uyu munsi rero reka kino kiganiro cy'uyu munsi tugisoreze hano, kuko ndabona ikirere kitameze neza, cyane cyane Abanyarwanda bo murabizi duhorana buri munsi, dore ko nsigaye nkora uko bishoboka kugira ngo murusheho kuryoherwa. Murabizi ejo bundi nakoze video ndi kuvuga kuri cya kigabo gitumbye baniga Suku Media, abantu mu rukuntera ubwoba ngo azantwara iki se, yibyo akora arabizi katukana ari n'imbwa. Urumva hagati aho nta kintu yaza mbwira, murabizi umunwa agira. Nabonye aka SMS hari, ngira ngo ashobora kuba ari we wanyandikiye ngo basi mubabarire ngo ntinzongere kumuvugaho, ahubwo nakubuzeho gake.
nakuvuzeho gakeya kuko narebye video yawe mbona ngize umujinyamo akantu bituma ntekereza kukubwira kuri kandi murabizi abo mbwira bose nuko baba bakora ububwa burenze kamere y'umuntu. Ibyo byose rero tutabicashe hano iwacu wazasanga muri cya gihe Yesu azaba agarutse n'amahene wazasanga yarakoze ibyaha mu kuvuga biriya bintu kuko nazo zigira ururimi. Ibyo dukora zitwigiraho. Reka twere kuvuga amahene y'amatungo tujye mu bana batoya. Abana batoya babigize umuco biturutse ku mbwa nkamwe ngo mwageze aho mugera kurya ifiriti kabakaraga mu nda bigatuma niba ari amavuta menshi niba ari ibiki usanga mwigize imbwa, ukumva urusaku rw'imbwa iri kumoka ukumva rwo rufite injyana kurusha ibyo birutsi byanyu mwirirwa mukamuka muri gutukana ku babyeyi. Ntabwo rero Gasuku Media wowe ntabwo naterwa ubwoba nawe uko waza umeze kose yewe ntabwo njya mbera imbwa. Gusa nawe ngira ngo wize ntabwo uzongera gukora ibintu nk'ibyo, ariko nta kundi nyine niba waravutse uri igicuma ntabwo nabikuziza kuko n'ijerekani igarongira ngo murarizi rihora rivuga ijambo rimwe urarihonda rikavuga rigahora rivuga ijwi ridahinduka. Cyangwa se reka tuzane urugero rwa hafi. Murabizi ikintu nabahaho urugero gihora ikibuno mwese murakizi gihora mu bintu bimwe. na Gasuku Media rero njya mbona ari kumeze nawe ntabwo ihindura. Okay, reka twanzure dusoze ibyo twavuze byose. Ndagira ngo ndakeka uwumvise yumvise, uwamenyeyemo byinshi yabimenye. Nshimira abantu bakomeje kugenda bigisha urubyiruko. Ngira ngo niba uri umusore uri urubyiruko ukeneye kumva abaguhugura ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uragenda wandike Boomway. Boomway rero ni channel wagira ngo yazanywe n'Imana hano mu gihugu cyacu. Bya bindi byose bumva ababyeyi batinye kukwigisha, ibyo byose birahari. Uzigiraho byinshi, ugende ibyo utaruzi byose. Ndetse uwageze kuri Boomway ngira ngo rya somo ryajyaga ridutsinda rya biology ntabwo rizongera kumuhangara na gato. Okay bantu rero mwahoze munkurikiye, murakoze cyane. Tuzongera tuganire umunsi w'ejo. Mugire umunsi mwiza.